ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo urumva byageze ku munsi w'ubukwe atari yatanga inkwano ubwo urumva byamaze kurangira famiye yanjye bose baranyigarika baravatira ntago turi buge mu bukwe batadukwereye data wacu umupasiteri w'inkuru nziza iwacu ni data wacu urumva no mwifatarembo niwe wari ufite gutunganya ikirori cyose kikarangira urumva ubukwe we yarabutangiye ariko nago yigiza busohoza kubera icyo kibazo cy'inkwano ari n'umupasiteri papa umbyara nawe kuri uwo munsi ntabwo yigizaza yahise avuga ngo ntabwo ari buzi ifamiye zose banze kuza haza mama umbyara umubyeyi niwe mwiza nyina wo yego haza abasaza banjye babiri haza shangazi banza na mubyara wanjye umwe urumva bari nka 5 bonyine mu bukwe bwose ubwo rero ndangije nyine muri icyo gitondo ibintu biranshanga ndavuga inkwano yarabuze umunsi w'ubukwe wageze nta gikoresho na kimwe naguze nta masahani nta mashuka nta kintu na kimwe nari mfite usibye nk'ibase nkazingahe bari bampaye abantu n'imbabura n'umweyo ariko nta kindi kintu nari mfite nibaza ukuntu ubukwe buri bube bikancanga ndareba ndavuga ni sare amafaranga niturayatanga ese ndabigenzane kuba amafaranga narayatanga reba igitondo kirageze saa 2 zigeze nkiri muri salo sare turayinjira nubundi amasaha twatanze kuri invitation arageze nibaza ukuntu ndi bubigenze birancanga ndangije saa 3 zigeze mva muri ya salo njya muri quartier aho ngaho mu gashop kari gahari k'imyenda mwako gasantere ko mwibereshi noneho ndangije njyama aho ngaho mu mama nawe yari kunyambarira njyama aho ngaho ndatuza ndangije ndavuge ni kandindira ikintu kiri bube ya masaha twatanze kuri invitation aragera nkicayemo nta cyerekezo cyaho ndi bukura amafaranga yo gukinguza sare sare ntago bagakuye ukingura mu reka ntago byari gukunda sayine ziragera ntari kuvugana n'uyu nguyu ahubwo nibaza uko ibintu biri bugende ngiye ntangira kwishyiramo yuko ubukwe bushobora kuba bwamaze gupfa ndarindira ariko mu murenge mwaravuyemo mu murenge twavuyemo ku wa 4 naryoshye cyane ubukwe bwararyoshye ko twaranariye turanabo mu murenge ho twaravuyeyo ku wa 4 turindira kwa 5 kwa 6 nibwo twari gukora mariage ubwo ibintu birakomera ndavuga inti ubukwe burapfuye nta kuntu buri bube saa 5 zirageze sare ndirishurwa nta kintu na kimwe mfite usibye kanzu yonyine ndi bwambare ndibaza isuye umugabo umaranekereza gute n'abakobwa bafite uvanga isaha yo gusaba no gukwa yarageze abantu bakajya baza bagasubirayo hoya bakaza bagasanga sare ifunze akabati hano ubukwe bwamaze gupfa bwarapfuye kera nta bukwe buhari bagasubirayo bajyanye n'amakado bazanye muri ADPR niwe bizi niho nakoraga umurimo w'Imana nyiri mbese ndi umusore hari akarugira ntabwo ushobora kujya gufata irembo uterekanye inkwano ntabwo ngiye nigize ngira ubwoba kubera ko ibintu byari byagenze neza twamenyanye mbizi Imana yarambwiye ko ugiye kumpuza n'umuntu gusa ntabwo nari nzi ngo azaturuka hehe ariko ubwo uri kumva ibintu byose nari mbizi nari mfite amakuru rero kuvuga ngo nta mafaranga dufite ntaki ni nanjye ahubwo wabishyiragamo imbaraga cyane kubera ko ubukwe yashakaga kubushyira muri 2023 mu kwezi kwa 8 ndangije ndamubwira inise ubundi wamaze kujya gufata irembo byararangiye ubundi ubukwe babushyira mu wundi mwaka kugira ngo bigende bite dupanga ubukwe Imana izadushyigikira Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka ngwikaze niba mutamerewe neza ihangane ejo nejo ubundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Uyu munsi niba byanze ejo bishobora gukunda, burya ubuzima baho chance na kasi. Umunsi bishobora kuba byanze kubera impamvu runaka atari uko utakoze wanakoze ariko bikanga pe. N'abantu tugiye gutangira bivuga mu mazina yabo yose kugira twese. Murakoze.
njyewe nitwa Ferdinand Uwimpaye. Uwimpaye Ferdinand. Ndi umugabo ushima Imana, nkaba ndi umu evangeliste. Ndi proud yabyo kuko ni Imana yampamagaye, ntago nihamagaye. Ubwo rero niyo mpamvu yo nkavuze nako ngashyiraho ko ni Imana ibikora. Shimira Imana rero kuba ngeze aha ngaha, mfite umwana umwe w'umuhungu mwiza cyane. Ndashimira Imana, mfite n'umugore mwiza cyane, urabona ukuntu ameze. Ameze neza. Ni umuzigo. Ni watanje. Nabonye batinze kubivuga. Se wo ni mushike wawe wicaye iruhande rwa. Oya. Niko ni mushiki wawe wicaye iruhande, nawe uraza kuza kumuha mikoro, twebwe turaza kuza gukoresha iyi ngiyi kugira we kubera ari ku ruhande. Ndaza kumvikana neza, aramuha mikoro nawe yivuge. Twamaze kumenya ko atari mushiki wawe. Ntago ari mushiki wanjye. N'urubavu rwanjye Imana yanyihereye. Ndanezerewe rero iyo ndi kumwicaranye nawe biranezeza cyane. Ntabwo yansondetse. Yari yarambwiye ko itazansondeka. Yari yarambwiye ko mbese nijya kumeza ari umugabo ujya uvuga ngo iyo gukereje iguhanitije. Hano yagutegeye Rwanda. Bikereje rwanitike. Rero yama umugore mwiza nawe yabibwira. Dutuye ku Gisozi, niho tubitse imyenda. Imana nibishaka nyine aregeye natwe bizagenda neza. Bizagenda neza n'ubundi. Imana baha umugisha. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nange amazina nitwa Akimanizanye Chantal. Yego. Ndi umumama. Umutware wanjye n'uyu ndamukunda. Imana igimuha umugisha kandi dufite n'umwana. Bose ndabakunda, Imana igibampera umugisha. Ni umuryango wanjye nkunda kandi nemera. Murakoze. Urakoze cyane rero Chantal, tugiye kuza kubana na Ferdinand Chantal muri kino kiganiro. Bagiye kuduha icyo twakita nka profile y'ubuzima bwabo kuva Ferdinand ari umusore kugeza Chantal ari umukobwa. Ese bari babayeho gute? Ese ubundi niwe buzima abantu basenga Imana ubundi babaho nyuma yuko tuzi yuko hari ubuzima bwo gukundana, ariko ubuzima bw'abandi bantu basenga Imana kandi butandukanye nubwo abandi bose tubona hano hanze. Ferdinand, ubundi Ferdinand ni muntu ki mbere yuko twinjira muri kino kiganiro muri rusange? Ferdinand ni umuntu, ni umugabo mbese muri make, ariko nkaba nkunda Imana. Mbere yaho none mbere yuko ubundi Ferdinand adakishije urabyibuka? Ushaka ko ndabyibuka. Hari ubuhamya burebure. Ni ubuhamya burebure. Ferdinand atarakizwa. Ntabwo nari nteye gutya, kuko nari umuntu ukunda Imana ariko ntayizi. Nyifata nkaho ari ukuntu ufata Imana kayifata mu buryo butarimo, kumva ko Imana nyine izakiramo imiyaga, wakora icyaha izakiramo imiyaga. Ariko umunsi umwe njya kureka ibyo nabagamo, naje kumva umutima undya, umutima urandya, ndarira, numva amarira araje. Ndangije nibwo nafashe umwanzuro wo kujya kubatizwa 2014-2015. Ndangije 2015 nkimara kubatizwa nibwo navuga ko aribwo navutse, kuko mbere yaho ni ubuzima bubi cyane, byansaba kubutangira in deep. Ariko tuzagenda tuganira, tuzamenya ese byari bimeze gute. Nuko ubaye umusore mukuru ugeze igihe cyo kumva ushaka gushaka umugore. Abanyarwanda hari ukuntu bajya babivuga. Mwari muziranye na harya ni Claudine ni Chantal. Chantal, mwari muziranye na Chantal muri icyo gihe cyo gushaka, wumva ushaka kumushaka? Wapi, ntabwo twari tuziranye, nta nubwo yari mu bantu nateganyaga, nta nubwo nari muzi. Ubundi ukuntu byagenze, ni umuntu wampaye nimero ze. Ubundi njye nari naraterese abakobwa benshi baranyanga ko nari umukene cyane. No kurya hari umuntu najyaga
wenda kuna abantu basenga nkimara gukizwa 2015 Imana yahise imbwira ngo nzakubakira urugo nzakuha kwiga amashuri yarangije amasezerano bati Imana nzayigumaho nibwo nahise njya mu wa 4 secondaire kuko Imana irabinyereka mpita mbaduwaye kwishuri kandi wari mukuru nari mukuru ndangije ugiye nko mu wa 4 secondaire ufite imyaka ingahe sese nka 18 ndumva atari myinshi cyane cyari igihe ndondeho ikintu cyabaye muri uwo mwaka maze wari usubiye ku ishuri wari warabiretse ntabwo ni narabiretse ahubwo ndi torokome nari umuntu usanzwe tundi umustar usanzwe umusitari ubuzima bw'ubusitari ntabwo nakwambara ibintu bisanzwe nari umusitari n'amafoto yanjye yabonye wakumirwa ariko reka nkomeze aho nari ngeze nkimara kubaduwaye Imana yari yambwiye ngo izankomeza ngo izampa icyubahiro baduwaye ubuduwaye buvuyeho nibwo nahise mba uhagarariye Arigepra ni nka pasiteri wo mu kigo uhagarariye abapantekote impuzamadini mu kigo yari nge rero ubuduwaye mba mbugiye ku ruhande ariko Imana ikomeza kumpa icyubahiro gutyo ndabyibuka ubwa mbere nkigera muri Arigepra bampaye ntaraba umuyobozi wabo bampaye ntuza ngo ninsenge wari ubona ngiye gusimbura yarambwiye ngo reka Fedna ngo bavuga duwaye ngo reka duwaye adushyira imbere y'Imana yo data we yabaye ihurizo rikomeye cyane kandi wari ukijijwe kandi nari nkijijwe muri uwo mwaka kwa kundi ubukimara kubatizwa wifitemo ubwoba nari nifitemo ubwoba ariko ndangije ndavuga mu mutima Mana mfasha nk'umuntu wabaye duwaye ndiyeranje ndasenga bimwe bya wari ugiye kuba umuvugizi rero nuko 2017 Imana kuko ibyo yambwiye yarabisohoje 2016 naje 2012 Kigali nkora akazi ko mu rugo nimara gukora akazi ko mu rugo nsubira iwacu ni Gisenyi ngiyeyo none umumama nari narakoreye 2012 arambwira ngo ningaruke 2010 muri grande vacances nyine ningaruke nzi i Kigali amakazi nakoreraga 10,000 imbere ahise bankubita 20,20 mba ndaryoshye yego noneho katwihute ikintu nakoze nigeze kuba ntetse inyama 2012-2013 ishuri wari warariretse cyangwa najyaga mu grande vacances ko nari numvaga nziga nkarangiza kandi kuko numvaga muri nge harimo esprit yo kwiga ndangije ikintu nakoze naragarutse umumama wabaga i Burayi umukuru w'uwo nguwo nari nje gukorera wabaga i Burayi araza arahansanga akaba aramubwiye story ko ari umunyeshuri ugiye gukora akazi ko mu Rwanda yaraje aranganiza mu story yanjye y'ubuzima aranje ambwira ngo wera kuri isaha nzakwishyurira urinde urangiza urumva ibyo Imana yavuze isi bisohoza 2016 mu mpera zaho mu wa 4 yego narize akajyamo amafaranga nanjye ndagenda ndaryoha akajyamo amafaranga yo ku ishuri nanjye ndagenda mera neza ndavuga ngo Mana sinzakuvaho ubwo ku ishuri batangira kubona ko ndi umunyamasengesho kubera ko nabigiyemo Imana igenda kubiboneramo inyungu nyinshi Imana ingirira neza reka twihute rero tugere ku buzima cyangwa ku gihe cyo gukundana na Chantal ubundi ukuntu byagenze nagiye gusenga Kanyarira ngeze Kanyarira nari mfite amasengesho y'iminsi 3 amasengesho y'iminsi 3 nkigeraho ku munsi wa mbere nahuriye n'umumama w'umuhanuzi ndi guterera umusozi niba waragezeyo ukuntu uterera Kanyarira gutya wageramo hagati nakubitanye nawe hagati arambwira ati Imana ikubakiye urugo Imana iguhaye perimi ubuzima ndimo nasize nishyuye inzu ariko nta n'ikiro cy'umuceri kiri muri ghetto naragiye muri ghetto ubwo ntabwo navuze ukuntu natandukanye n'uwo mumama nkimurangiza kwiga akahita amfasha akampa ibikoresho nkahita nimukira nkigira nkajya kwibana aha hantu yageze arambwira ngo Fedina wagumye hano ushaka kuzaba imbwa nk'ababarokore mbwa ntabwo nzaba imbwa ahubwo nzaba umugabo tugeze Kanyarira rero nibwo Imana yambwiye ngo nkwaye perimi
muhaye umugore mwiza. ndahita ndebaho. Ndangije ikintu nakoze nabuze abateka mutwe ubundi Imana imaze kubimbwira kenshi. Sinarabirambiwe. Turakomeza tuzamuka ndi gusenga nanjye ngeze hejuru umwuka aramfata ndamuhanurira. Ndamubwira ati Imana igukoreye ubukwe, Imana kandi kubakiye urugo, Imana ikugiriye neza, Imana irakwambitse. Wabonaga ari umumama ariko umwuka waje kuza kukwemeza ko ari umukobwa gutese ubwo. Oya ntabwo yari umukobwa, ntabwo mvuguye ndabigeraho nabyo. Uwo mumama ndi kuvuga waduhuje n'uyu. None ngeze hejuru ndamuhanurira ahita mbwira ati sasa iri teraniro nari mfite riyobore. Ndabwiriza barankunda abantu, asigaye uwo mama turatandukana. Arangije arambwira ngo mwari muje hano mugiye kumara iminsi 3 ariko Imana umunsi umwe mumaze hano irambwiye ngo nimutahe ngira basubisha ibyo mwari mwaje gukora. Twitegera turitahira ndi kumwe n'umufuti wanjye turitahira. Ndangije wari wajyanye na mushiki wawe? Mushuti wanjye ni tipe mushuti yanjye. Noneho ikintu nakoze naratashye mfata nimero ze. Hashizemo umwaka ahita umfata nimero za wa mama w'umuhanuzi. Nawe afata izanjye. Ndangije hashije umwaka tukajya turavugana 2021 nibwo numvishe nshaka kurongora. Amafaranga wumva umukofi reka watekereje gute se kuba wakubaka urugo kandi bavuga ko urugo ruba umuntu wabitekereje bafite amafaranga, wowe wabitekereje gute? Ntabwo urugo ari amafaranga, nta nubwo gukora amafaranga. Yenda ubukwe bukorwa n'amafaranga ariko ntabwo ari amafaranga. Cyo navuga njye njya gutegura ubukwe ikintu cyanteye imbaraga n'Imana yabinkizemo. 2021 mu ntangiriro nari mfite mushuti wanjye w'umuvugabutumwa abona ari nye kujya kwiga kaminuza icyangugu. None bashaka abandi banyeshuri bo go sponsoring bo gufasha ukuntu urumva kuba bahe scholarship. Ndangije ndamubwira ati nanjye uzambwire. Nibwo yahise amarinye njya kwiga icyangugu ibijyanye na missionary and theology, bijyanye na missionary na theology. Noneho ikintu cyampaye imbaraga ngezeyo nibwo nafashe decision yuko wenda nyikizwa nabwiye Imana ndayibwira ngo Mana nzaba imbere yawe iteka ryose. Ubimfashemo nzaba imbere yawe nkukorere nkuvugire. Nanjye rero nkimara mbonye ko umuhamagaro wanjye winjiye muri theology nibwo nahise mvuga ati okay ntago nzaba pastor nafite umugore. Bya nzakora umurimo neza reka ndongore. Ariko nta kintu mfite nabaga mu nzu 10,000. Urumva? Nta mafaranga ufite? Ntayo. No kugenda njya ku ishuri nabwo byabaga ari hatari kuko hari najyaga nkora ibiraka byo guhanagura ibirahuri. Nibyo bundi nibyo nakundaga guhanagura ibirahuri ku mazu. Hari igihe baguha nka 5 cyangwa 10. Bwo nkagenda nkajya ku ishuri. Nowe nyuma binjemo ntereta umukobwa wa mbere aranyanga. Ntereta wa kabiri kubera iki yakwanga? Nta kazi ngira. Cyangwa wateretaga b'abakobwa nyine bafite nk'amafaranga menshi bakavuga ati si umuhungu udafite amafaranga. Oya. Bundi ugiye gutereta ikintu ugenderaho ugenda ukurikije icyo Imana yavuganye nawe. Niba Imana yarambwiye umugore w'inzobe ntabwo najya gutereta umukobwa w'igikara. Maze abakobwa w'inzobe bakakujugunya. Aranaga. Ndetse niba Imana yakubwiye ngo uzarongora umugore ugiye kubyibuha urajya kurongora unanutse kubera iki? Hoya ahubwo weho iyo ugiye gufata decision yo kurongora ufite promise wabwiwe n'Imana. Ikintu ukora nuko ugomba gukurikiza murongo Imana yaguhaye. Imana niba yakubwiye ngo umugore wawe ateye gutya na gutya kuko hari ikubwira ngo ateye gutya na gutya nibyo ugenderamo rero. Yego. Urumva? Tangire nirito wa mbere biranga. Kuri Zaburi cyane ho bambajije umubare wawe. Ariko n'umuntu mwinshi nabo barenga 20. Yampaye Baranyanze. Noneho bonye bari kunyanga. Abakobwa babyibushye 20. None ejo bundi ho hari umukobwa wanyanze. Naramubonye
numvise story numvise ngo yarishingiye ejo bundi ndamuhamagara ndamubwira ati pole sana ariko nakundi ipfa kutava imbere y'Imana nubwo wishingiye wongera ubi imbere y'Imana iracyagufitiye icyizere ariko byarambabaje arambwira ati nakundi ariko ntiyariwe uwanjye yari uyu nuko ngo huye rero Chantal umugore wanjye nkunda cyane umuzigo iyi ni 4G.5 4.5G yenda mbese ari gusingi yafashe 5G wagiye kududubanira hehe rero umuzigo umuntu we musozi yagiye gusengera kuri Imana bwe Chantal nese mu magara wa mugore wa mubyeyi ndamubwira ati wandangiye umukobwa umeze gutya na gutya abandi yo bavuga se ngo barangira abakobwa bavuga ati ndashaka kubaka uhi kubera iki wamentioningaga wabonaga ari bumukobwa umva ikintu navuze nanjye umva icyo nagendewe naramubwiye ngo ngewe nshaka umukobwa ariko umukobwa uzabona agomba kuba ari inzobe ikindi kandi uwo mukobwa agomba kuba yakwemera umuntu utagira akazi kandi ntabwo ari njye uri yamwiteretera ikintu urankorera wowe urantroduce uramvugira ntabwo ari ngombwa ngo mite muhamagara ni introduce wowe nyine ni passer abanzu ntegurira inzira nge nzamuvugishe azikinzanye yego ajya kuwa mbere amutera indoba ntabwo narongorwa n'umushomeri ajya kuwa kabiri atarakubona abakobwa bose bakurejectingaga ntabwo barambona nuko hereza document gusa bakita bazikura yego gata baziri mu vinga ndangije nkomeza gusenga n'abatari kujyayo byose Imana ikamwe nkoreye ubukwe najya gusenga Imana ikamwe nkoreye ubukwe kandi ho rutega zivamo kandi ntega ziva haya mana wampaye umugore wanjye tugahura nkavuga ntabwo ndacika intege ajya kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane arangije ambwira ngo umukobwa abakobwa bose ndi kujyaho bari kwanga ariko mfite umukobwa kandi we ntabwo aranyumvira ni nk'umwana wanjye Chantal aranyumvira n'umwana wanjye tabaye ati ni umwana wawe nose ukaba waransiragije nakomeje ukataka hirya no hino wajyaga sinari nzi ko utapfa kubwemera atameze gute se hambwira ntabwo ari muremure ni inzobe ubwo areshya nkawe niko nese mubwiye ngo yangwa nsumbaho gashya urumva ndamubwira ati okay umpe nimero ye ikintu cyambabaje muri byo yanyohereje nimero umugore wanjye agira nimero iteye ubwoba muri 83 amaye yibonye uravuga ati ibi ni ibiki yanyohereje nimero 83 ndavuga ati sizi nimero mpaye ko nubundi ntaho mvanye ubu bagiye kuntera indobo angate we hamagara nimero 1 ugiye kunsiragiza ti hamagara nimero ariko mu kwezera ndangije ndamuhamagara turaganira wagiye kumuhamagara ariko wagiye kwiherera kugira atagira umuntu byumva cyane aravuze ati reka nze nge niherere ewana mbivuge nta muntu nyumva ubwo nyine niba bijugunya ku ruhande we yari yamaye icyizere andemamo icyizere yuko azanyemera niye mpamvu yakubwiraga ko zakwemera reka tugaruke kuri Chantal boni niye mpamvu wowe bakekaga yuko ari agafu k'imvugo ari mwe umuhungu uri buze uhita umwemera impamvu nuko uwo mubyeyi twarabanye ubuzima bwanjye yarabuzi waruzi ko atakuroha muri make yarabizi yuko nari mbizi ko adashobora kunjyana ahantu habi kandi ikindi cya kabiri yarabizi neza ko ntashaka umugabo udakijijwe yego yarabizi ko nkeneye umugabo ukijijwe niyo mpamvu yabonye ko yakijijwe yibuka yuko nanjye ari byo nkunda ari nabyo nshaka ari nawo mugabo nkeneye ajya yanduhuza ko ubona ubuzima buba bugoye muri Kigali buri muntu wese bayifunguza kuba muri Kigali niyo mpamvu wowe wumvaga byari byoroshye kuba washaka umugabo udafite akazi ubizi wanabibwiwe atari bya bintu byo gukeka yego no ubizi ko wabibwiwe ko umuntu nta kazi ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere turasenga dukorera Imana ntabwo twananirwa kwizera yuko ibintu bizakunda yego ariko bizakunda inzara yakuriye ni ukuvuga ngo ko twebwe iyo dusenga tuba dusenga ariko tunizera
yuko ibintu byose bishoboka. Ntabwo muri icyo gihe ngewe wari kumbwira ngo ushatse umusore ngo ukennye ngo uzicwa n'inzara, ntabwo ari ibyo byizere nigize ngira kuko tutabeshyanye wari ufite imyaka ingahe icyo gihe Chantal? ntabwo ari myinshi cyane kandi nta nubwo ari na mikeya. Wari ugejeje muri 30 se reka tufatira Oya, aho ngaho. ntabwo nari bari mutoyi. ntabwo nari Wari nakayigejeje. utarageza imyaka 30. Yego. Yari iyo ngiyo. Yego. Nubwo ari imyaka yo kuvuga ngo ngewe ndemera ibyo mbonye ngende. Ibizaba nyuma by'Imana izakora nyuma nk'ibyo yakoze simbishaka. Hari ibyo ndi kureba. Ikintu cya mbere mama twitwaraganiriye kandi anzi neza. Naramubwiye nti ngewe icyo ntabwo nsaba umugabo wize, sinsaba umugabo ufite amazu, sinsaba umugabo ufite amamodoka. Yego ashobora kuzana bifite, ariko ari umuntu usenga, ari umuntu wubaha Imana. Umuntu wubaha Imana bafite byose. Niyo yaza ari umukene ariko yubaha Imana, ibintu byose aba bifite. Nicyo kintu nari mpagazeho, n'iryo jambo nari mpagazeho, ku buryo ntari kuzuyaza kumva ngo nta kazi afite ngo mwemere. Fa kuba hari icyo we yavuganye n'Imana. Reka tugaruke kuri Ferdinand wari waravuganye n'Imana kuri Chantal w'inzobe yari amaze kumubona. Ferdinand Chantal w'inzobe baramukubwiye ko hari kandi azabyemera. Ntabwo watangiye gutekereza si umukobwa noneho uzemera bino bintu byari byo byose, zino kondisiyo nawe wari ubizi ko zigoye, ariko uravuga ati uyu mukobwa ntabwo ugeze umukemangaho. Nagize dote, nashidikanyije, ariko ndanye navuga ati ariko uyu mumama ntabwo yandoha, nizera Imana kandi nanjye izabinyereka ko ndi umuhanuzi w'Imana. Urumva tangije, ariko ngarutse inyuma gato sheri nuko yibagiye kubikubwira, yarabwiye Imana ngo Imana ntikamuha umugabo ari uko afite ibintu birenze, ahubwo ngewe nawe tuzabyishakira, uzaduha umugisha ngewe nawe. Niyo mpamvu nari mvuze ko ikibazo kiri bumworohere. Ako nawe arabizi, nawe cyane. Ikintu cyatumye ngira dute, nabitekerejeho akanya gato, ariko ntacyo. Icyo nshaka ni umugore, kandi umugore w'umutima, kandi n'aba atari mu mugambi w'Imana. Imana kuko harabo yari yarambujije nabo bari beshe. Izatimbwira itanigendera. Ntabwo ngera kumuvugisha. Ntunamuhakanira uhita wigendera, nawe yabona waragiye. Cyane. Nibo bandi. Gusa umugore wanjye yambereye mwiza, gusa ikintu mnavuga nkimara bakimara kuduhuza ntabwo yahise anyemerera. Utagira ngo yaraje naraje ahita baye. Nubwo yarabizi neza ntabwo yabanje kunyigaho. Nanze yaragiye no gusenga. Yagiye asenga Imana ahari. Hashize nk'icyumweru nibwo yanyemereye. Ikintu cyabaye cyatumye mba attracted n'umutima we. Iki kiganiro ndagira ngo nyikore nivugira ku mugore wanjye gusa. Mu muhijambo gatoya ndamuvuga n'ubwiza bwe. Nuko nguko Chantal imbere n'inyuma ni mwiza pe. Abantu bari kubibonerega yaranyihanganiye, anyanganira mu bukene. Nari mfite ndi umusore. Aranyanga nta kazi, ndi umushomeri. Ariko nawe ndamubwira ati ndi umunyeshuri. None nsubiye ku ishuri, muri icyo gihe nahise nsubira ku ishuri. Ngeze ku ishuri nibwo yampamagaye. Nagezeyo maze kugerayo, ngeze ku ishuri i Cyangugu, biganiriza umupapa w'inshuti yanjye w'Imusanze. Ndamukunda cyane, yitwa Jean Dorate. Ngezeyo umutipa arambwira ati ufite uwo mukobwa mwavuganye iki n'ibiki, ndabimubwira. Muhamagare vuba vuba. Mwana urabona umuntu Imana itamukubije maze umureke. Ko inyuma yaho nahise ncika intege nshaka kuba mwana nzayibona iki n'ibiki. Ndangije ikintu nakoze nahise mpamagara sheri, ndamubwira ati sheri yarataranyemerera icyo gihe. Yarataranyemerera ariko twaraganiye. Ndagira muhamagara ndamakuruza ni sawa. Ni sawa. None se nitamubwira ko twabura, ahita ambwira ati se ko twaburanye. Nawe ati ndahari. Ese koko urabizi ko ndi umunyeshuri? Kuko ubwo nasubiye inyuma mu gihe
tutari twavugana ibintu byinshi ataravuga ngo yego urumva ndagije ikintu nakoze umugore wanjye yankoreye akantu keza yise ambwira ati okay ndaje nkoreza amayinite amamega ndabagate kabisa umukobwa n'uyu nguyu aho umukobwa uri kumpa kandi abandi bose baradusabaga none bagiye ko yampa ndangije mpita numva umutima wanjye ubaye nk'ushiduka iryo joro twagize iteraniro yaho ku ishuri Imana irambwira ngo mbubakiye urugo turi uri gushidikanyaho mbubakiye urugo. Reka twigarukire kuri Chantal. Chantal wumvaga umusore udafite akazi udafite ubona nta kintu gifatika afite wumvaga ubundi azagukwiye wumvaga uzagenda udakowe ni ukuvuga ngo ibintu byari bibiri numvaga yewe nari gukwa cyangwa se sinkwa ariko n'ubundi ntago nari kumureka ukagenda ukavuga ati ngewe ndaje nk'uwishingiye ntago bankoye ubona n'amafaranga yo gukora ubukwe ashobora kugorana uravuga ati ngewe reka ngende nanakishingira ntago ibyo bintu nigize mbirebaho erega buriya ugiye gukunda oya ugiye gukunda urumva wamara gukunda ugakunda ari uko ukunze yuko umuntu afite amafaranga ukavuga ngo uyu muntu ngo reka mukunde kuko agomba kubabayemo ukabana ukavuga ati ko bimeze kose tuzajya tubona icyayi cya mu gitondo n'umugati dore umugati w'abantu babiri ntubugoranye buri abantu bajya kubona imigati ihenze amaze igihe wenda ubuzima buba bwaraciyemo ariko mu buzima bw'ukwezi kwa buki imigati bikiri ibiri bikiri itatu ikintu cya mbere nakubwira rero urashobora kurarurira nijoro bwacya mu gitondo gaseka ntago ngiye nari kureba ngo arakennye cyangwa ntabwo akennye ntabwo nari kubitinyuka uravuga ati rero reka ngende araguhamagaye rero ngatubwire ku munsi wa mbere aguhamagaye agiye yarampamagaye amaze kumpamagara aranyibwira nk'umukozi w'Imana yivuga neza rwose neza ndavuga nti uyu ni umukozi w'Imana wivuze rwose nubwo ntamuzi nubwo ntaramubona arambwira ati rero runaka niwe wampaye nimero yawe aramubwira nsanga ndamuzi ariko uwo mumama ajya kumuha nimero yabanje kubimbaza avuga ati hari umusore nshaka kuha nimero arambwira ati nahuriye n'umusore Kanyarira ngenda muzi neza ni umukozi w'Imana ni umuntu w'Imana ananyibira akabanga arambwira ati ariko ni umunyeshuri ati ni umunyeshuri maze kumbwira ko ari umunyeshuri ndamubwira nta kibazo ko byagenda kose nitumenyana wenda ibintu bizagenda neza ndangije nibwo urumva nyine uyu yampamagaye ngewe umumama yaramaze kumbwira yuko ahari arivuga arambwira ati ambwira icyifuzo cyarambwira ati ngewe numvishe umunsi wa mbere se yarambwira ati ngewe nimero nazihawe ariko urumva yagiye kuvuga icyifuzo cye n'ubundi mami uwo mumama twari twarabanye mu rugo yaramaze kumbwira yuko ankeneye kandi akeneye gukundana nanjye arabimuvugira uyu rero yagiye kubivuga n'ubundi uwo mubyeyi yaramaze kubimbwira mbega pasi yoroshye igitego ntabwo cyari kubura kujyamo erega naragiye kenshi ndavunika nari maze kuruha bari bamaze gutegura ikibuga baravuga ati icyo gitego ubundi ntabwo cyabura kujyamo kabisa yahise ahagarara na nyezamu ahita atera ku Imana ntikina Imana yari yamparuriye umuhanda irangije iki gitonore cyanjye reka dukomeze Chantal ubwo rero arangije nyine ambwira icyo ampamagariye ndamubwira nti nta kibazo ubwo turakomeza turaganira bisanzwe hashize iminsi twarahamagaranye nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine hashize iminsi mbona asa naho yacitse intege mbona ntagihamagara cyane ariko ubwo uri kumva nyine yasaga naho yacitse intege ariko ari no kuganira nk'uko yabivuze mbere arimo aragisha inama avuga ati ndumva ncitse intege kandi nabonye umukunzi ibintu nk'ibyo ngibyo
ndangije nanjye ndatuza ndamwihorera. Nyuma ngiye kubona mbona arongera ampamagaye noneho aza avuga neza yuko ashaka gukundana nanjye. Arambwira ati rwose ati ndifuza gukundana nawe kandi byazanambera byiza tukabana. Ndamubwira ni nta kibazo ko nari mbonye yuko nawe yari amaze iminsi asa nawe yacitse intege. Nanjye gusa nsa naho mbigenza gakeya sinahita mubwira nti yego nibyo, ndareka hashira iminsi. Ndangije kugira ngo abone yuko ibintu byagenze neza, mwoherereza amafaranga yo kugura mega zo kwigiraho nk'uko yabivuze hejuru. Ubwo rero ndangije icyo gihe agarutse ndamubwira noneho nta kibazo ndabyemera. Reka twigarukire kuri Feredina. Bamaze kwemera ku nshuro ya mbere bavuze yego. Wahise ubyakira gute muri wowe? Numvise nishimye cyane. Numvise wenda hari umutwaro umvuyeho nari nikoreye. Hari igihe umuntu yibaza buriya umukene, umusore w'umukene niba ari ikintu kimuvuna ni ukubona umukunzi. Hari umuntu ujya uvuga ngo ahubwo umusore w'umukene akundwa na nyina n'uwa nyina. naravuye kuba uwa mama mba umunyabutayu. Wamuvuga butumwa wivugiye ati wa musore we se cyangwa wa mukobwa we ko Imana ikubwiye ngo ikubakiye urugo, warangiza ukagaruka ku musozi wagiye muri shike. Hanyuma wowe kitigiraga kuri shike ngo ujye kuharindira abakobwa beza, warangiza ukisubira mu butayu. Yewe Imana yambwiye ngo izama umugore uzamfasha nkajya mu ijuru nawe nkamufasha akajya mu ijuru. Niyo mpamvu wasubiraga mu butayu cyane. Ubundi hari ahantu abantu benshi bakunda kuhavuga ngo Imana ntahitaba. Yego Imana ntahitaba, ariko ahantu hitwa mu butayu ni ahantu Imana itangira amasezerano. Na Mose yajyaga ku musozi wa Sinayi. Mose na Yesu yajyaga gusengera ku musozi. Ndagira nkubwire ngo Mose kuki Imana itamubwiraga mu iteraniro ngo izivuge Imana iba hose kuko turabyemera. Kuki itamubwira ngo Mose ni ikintu cyose yaramubwira ngo jya ku musozi mvugane nawe. Mose akajya hehe ahiherereye. Na Yesu nawe ubwe yatereraga umusozi akabona kuvugana n'iki akajya gusenga. Bivuze ngo ku musozi harimo ibanga. Nanjye niyo mpamvu najyaga mu butayu nkavuga ngo kanjye mu butayu abo kuri shike bazansanga mu butayu. Ubwo uzashyira umutima hasi akaba muri shike akajya ku musozi twahura aho ngaho neho hantu. Shatani uko nguko rero. Yego. Araguhamugaye uramwemereye utangiye ubuzima bw'urukundo. Yego. Ese wari ufite famiye? Ntago famiye yigeze guca intege? Famiye nari nyifite. Famiye yanciye intege tugeze mu bukwe. Nakubwiye ati uyu musore ndafite epfo na ruguru ugiye he wa mukobwa? N'inshuti zanjye harimo ababimbwiraga akamubwira ati se umuntu udafite akazi, umuntu ukiri umunyeshuri, se mukundanye ngo akumarire iki, se bigenze gute? Ariko kuko nzi neza yuko Imana ikorera hose icyarimwe, kandi ikindi cya kabiri ntabwo Imana igiye gukora nta muntu igisha inama. Yo ubwayo itegura ikintu ikagikora. Ifite guhindura umusozi ikawuhindura ikibaya. Izo mbaraga rero nari nzizi ko Imana izifite, ibintu byose yabishobora. Banciye intege ariko ntabwo njye nari gucika intege. Niyo famiye yanciye intege mu gihe cy'ubukwe, ariko nabwo ntabwo nigize ncika intege cy'Imana yagambiriye. Ntabwo banshyigikiye. Yego. Ubwo bukwe nanjye ntabwo nari kubuza. Umusore nta kazi afite, umukobwa wawe banze kumushyigikira, wowe warakoraga? Ntabwo nakoraga akazi ko mu rugo. Ubwo bukwe ntabwo nabuza. Twamenyanye nkora akazi ko mu rugo. Nta kazi afite, nawe nta akazi wari ufite. Karako kwifasha kugira wigurire twa dukoresho tw'abakobwa. Hanyuma se sha ubwo bukurumva ari inde muntu wari kubuza? Reka twihute twigerera aho ngaho. Nawe urabimenye yuko umukobwa wowe washakaga umukobwa umeze uko Imana yakubwiye, by'akazi ntabwo Imana yari yarabikubwiye. Umukobwa ufite akazi yewe narasobanukiwe. Yewe kubera ko iyi Mana njya gukizwa
imana nayifashe nk'imana. Navuga ati narebaga ibyitanga, ntabwo nzi abantu benshi imana yagiye itabara atari uko bizi, kandi njye narizi. Njyewe na kaminuza narayirangije. Uravuga ati none ahangaha njyewe reba niba ndi kwiga kaminuza nindongora umuntu utarize bizaryoha, azananyubaha. Si kubera n'izo mpamvu, ariko nagendeye ku cyo navuganye n'Imana cyane cyane. Nanjye navuga ati njyewe ndarongora umugore nkurikije uw'Imana iri bunyemerere, uwitarampakanira, kuko hari abakobwa Imana yagiye itubwira kenshi tugahita tubareka. Ubwo rero niyo mpamvu nguko Ferdinand, reka tugere mu bukwe. Mumaze kuvuga ko byari danje, kandi mu by'ukuri byari danje. Nanjye ubwo bukwe ntabujyamo, nkaza kuza mu wenda kureba twa turori tuba turyoshye, ariko bageze igihe cyo kurya nkigendera kuko inzara yaba yanyishe. Si byose wowe urumva atari byo Chantal? Reka tugerere ku cyo gutegura ubukwe. Mwateguye ubukwe gute? Nta mafaranga mufite, imiryango idashyigikiye n'umwe? ntabwo ukuntu twahuye bigeze ubimbaza. Mwaje no guhura kuko twakundanaga kuri telefone tutaziranye. Yaje no kwemera disi mutarabonana, kandi mwese muri tunapanga n'ubukwe kuri telefone tutaranahura. Upanze mwemeranye ubukwe, niyo mpamvu Imana yagize yavuze ati ndabahagararaho. Ndangije navuye ku ishuri, mpamagara umugore wanjye, ndamubwira ntabwo ari umugore wanjye, mpamagara sheri, ndamubwira ati wowe genda, agafunguzo naragasize, ari umumama wo mu gipangu nagasigiye, ugende uhategure, ubu wabona n'imbeba zarahagenda muri geto. Ariko ntabwo ndi bugere mu rugo njyenyine, kuko ntabwo wahojya guhura n'umukobwa ngo muhorere muri geto nkamugiye gukora ibi. Abandi bahita kavuga ati wowe. Nese mpamagara umuvandimwe w'inshuti yanjye, umuvuga butumwa, namubwira ati duhurire mu rugo mwana, nkwereke sheri wanjye, umeze gutya na gutya, kuko yari yarumvise ko mfite sheri, abantu bari bazi ubundi ko ntagira sheri. Ahita anyaka nimero ze, ahita amuhamagara, baravugana, anamubaza n'ibibazo. Yaramubajije ngo ese ubundi witeguye, urabizi ko Ferdinand nta kintu afite, witeguye kunyurana mu bibazo byose? Umugore wanjye aramubwira ati njye ntabwo bamfite. Urumva, noneho umugore wanjye yankoreye agashya naho ngaho. Rero yaragiye amafaranga ye yahembwaga, agura inyama ziseye, agura izidaseye, ateka umuceri, ateka ibiryo. Nanjye ntaha nk'umusore nyine, nanjye tugeze mu rugo njye n'uwo muvandimwe umuvuga butumwa turarya. Ndavuga ati umugore n'uyu umutipe yambwiye ijambo rimwe, arambwira ati komerezaho, iriya ni wowe mugore, ni Imana yavuze. Urangije ariko nanyuze Nyabugogo nzana iki impeta. Ubuze impeta kubera duhura, namwambitse impeta. Hanyuma umukobwa ntago muziranye, waramuterese gutyo kuri telefone, banaguhaye na pase, urangije mugiye no guhura, azi wawe yego wakoze ubutwaro, uzana undi musore, ariko uzanye n'impeta. Arubwo niki ko ari bwambara iyo mpeta, ko tujya tubona batayambara bagahita bigenda? Nari mbizi ko atanyanga, ko twe twarapanze n'ubukwe tutarahura. Hari mwese muri mu Rwanda? Kandi twese turi mu Rwanda, twe tutarahura. Nari ndi ku ishuri, wari ari mu kazi. Ndavuga ati rero kuva yaranyemereye ko dupanga ubukwe, buriya arimo neza. Ndavuga ati kangura kameta sha, ndakagura. Ndangije maze kurya inyama, ndakamwambika. N'abandi bantu bahari, hari umuntu umwe, ndakamwambika. Umugore sheri wanjye araryoha, nkama cyane, araryoha. Byari bikaze. Ese namubekera ahari. Reka twibaze Chantal, bagutereye ivi, uravuga ati njyewe iyi mpeta ndayambara. Ku munsi wa mbere uhuye n'umuntu? Ntabwo nari kwanga kuyambara, kuko urumva twe twarakundanye kuri telefone. Mwari mumaze nk'igihe kingana gute mukundanye kuri telefone? Banza ari 6. 6 twakundanye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe yarambwiye ati ngiye kuza, ambwira aho ndeba urufunguzo, ndarureba. Nakoraga Kibagabaga akazi ko mu rugo, nkorera umukobwa w'umurundi kazi. Noneho ndangije icyo gihe nta nubwo yari ari mu gihugu, yari yaragiye hanze. Ndangije ndagenda njya guhaha mu mafaranga yanjye,
ndagenda ndahaha utuntu twose ndavuga reka ntegurire umugabo ko n'ubundi aho rero uramaze kubyakira ubundi ko azabona umugabo wawe cyane ko nari naramwumvishe nyine ibitekerezo bye nuko anganiriza nuko bimeze kuko wenda numva ngo atari yazo uwo munsi n'ubundi noherezaga amafaranga y'imbuto avuga nigenda ugura imbuto uburyo umere neza uko mwoherereza n'ubundi mwitaho kuko ni narabyiyemeje urumva yaje n'ubundi mukunda kuri telefone naramaze gufata umwanzuro abasore bose abo ngabo mu izina rya Yesu ndangije rero ndavuga ni uko byasa kose niyo yaza akaza acitse akaguru akaza acitse akaboko ari ubwa mbere tugiye guhura ikibazo nzasanga afite icyo ari cyo cyose ntabwo kizambuza kubana warangije ubona Feredina ni Mutaraga mbona aje ari umusore ndavuga ni mpera ku kirenge ndeba kura n'inkweto ndareba aratambuka neza ndazamuka ngera ku musatsi mbona ni umusore ufatika yaranabyibushye urangije uravuga ati ntabwo yagiye muri kaminuza mu mutwe atari hazima ubu ni muzima mpita mbona ibintu none ni umuvugabutumwa mpita mbona ibintu noneho biri seriye urumva icyo kintu nagiye ndategura ibintu byose bigenda neza asanga ibintu byose nabikoze neza mubonye ndanezerwa ngira koba ko kumusuhuza nk'umuntu twakundanye tukamenyana ku tuntu twinshi urumva ariko ntari namubona ubwo rero ndangije ndavuga inti ko bisa kose ibintu n'ibingibi n'uyu nguyu Imana yanteguriye ubwo mba mwakiriye gutyo nyine gahunda zirakomeza duhita dutangira umushinga w'ubukwe twanamenyanye twabonanye yego bahita mukomereza aho ngaho impeta urayambara baraguporopoza mukomeza gupanga ubukwe hanyuma nimubwire ukuntu ubukwe rero mwabupanze nta mafaranga icyo nicyo kibazo njye mfite kandi bwarabaye mwambaye impeta yego Feredina impeta se waje kuyambika gute noneho mu bukwe kandi nta mafaranga umugore wanjye ikintu nakoze njyewe nahise muri iyo minsi hari kampani nakora bya bintu by'ibirahure nakubwiye nakoragamo ariko ari ibiraka iyo minsi rero bahise babona ahantu gukora inzu Kimihurura ngo nahise ngenda badushyira no ku mafaranga 60,000 abandi babahembaga senkani ariko njyewe kora ko ndi umunyabirahure bampemba 60 gufunga ibirahure kubihanagura cleaning noneho akwezi kwa mbere nahembwe nahise nohereza madamu amafaranga y'ifata rembo no gufata irembo kusigika cya mbere cyari kirangiye kuko mbere yaho yari yanjyanye mu rugo wabo aranyishimira wabo ni hehe Iburasirazuba nagiye bayanjyanye wabo baranyishimira nari nagiye nambaye na gutya gutya niko nambaye abana bitanyamwoherereza ngo ni inka reka dukoresha umuco ni inka yifata rero yego ubwo ngubwo inka bamaze kuyakira murakomeza urukundo turakomeza turakundana ndangije madamu shere wanjye arambwira ati rero yakundaga kunyubaka umutima akambwira ati bizagenda neza Imana izadukorera ubukwe ariko mbere yaho hari ijambo twagendeyemo riri muri Daniel rivuga ngo Imana yacu ishobora kudukorera ubukwe kandi nahita bukora ntabwo tuzishingira bivuze n'abagabo wibuke ko ari ba Daniel barivuze Imana yacu basaduruka na Mishaka na Medenego Imana yacu ishobora kudukiza kandi nawe itadukiza ntidushobora kubara ikigo Imana yewe Nebukadinezari we natwe rero twaravuze ngo Imana yacu ishobora kudukorera ubukwe kandi nawe itabukora umva yego ntabwo wese ugira ubwoba bw'imyaka se aho ngaho ntabwo icyo kintu cyahita kigutera ubwoba ukavuga ati se imyaka yo none umusore ko n'ubundi ubona afite akazoza buri umuntu yari kwiga afite akazoza ni time ubuzima bwagenda neza ariko umukobwa imyaka ibiri kugenda imufata yego aho ntabwo wagira ubwoba ukavuga ati twakomeza gutegereza ntabwo ngiye nigize ngira ubwoba kubera ko ibintu byari byagenze neza twamenyanye mbizi Imana yarambwiye ko ugiye kumpuza n'umuntu gusa ntabwo nari nzi ngo azaturuka hehe ariko ubwo uri kumva ibintu byose nari mbizi nari mfite amakuru rero kuvuga ngo nta mafaranga dufite ntaki ni nanjye ahubwo wabishyiragamo imbaraga cyane kubera ko ubukwe yashakaga kubushyira muri 2023 mu kwezi kwa 8 ndangije ndamubwira inise ubundi
wamaze kujya gufata irembo byararangiye, ubundi ubukwe urabushyira mu wundi mwaka kugira ngo bigende bite. Dupanga ubukwe, Imana izadushyigikira. Imana izadushyigikira. Yego. Nuko mupanze ubukwe. Abarabyemeye rero. Yamaze kohereza nyine ugira uko bigenza, ubwo no gufata irembo. Nariyiranje rirafatwa rirarangira. Yego. Abasaza yarabohereje se? Wohereje abasaza Ferdinand kabaye rero. Muri ADPR niwe ubizi, niho nakoraga umurimo w'Imana nyiri, mbese ndi umusore. Hariya Karugira ntabwo ushobora kujya gufata irembo uterekanye inkwano. Mbese nakuvuga ngo umushinga w'ubukwe uratangiye cyangwa kuri abakwerekana utarerekana ko ufite inkwano. Hanyuma se ko mu muco nyarwanda habamo inkwano buriya kabiri, habamo buriya kuvuga ubuntu buziturwa. Ntabwo ibyo babyemera muri torero. Bubamo biremewe, baraguparika ubuntu buziturwa. Wapi, ntabwo bubamo. Nyine mu gukwa buriya harimo ubuntu buziturwa. Ubwo ni inkwano isubitse. Iyo sobukwe kwa sobukwe babyemeranyije buriya biremewe. Ubwo baramuguhereza wowe ukazagira ukuntu ubigenza. Kubera iki itorero ritabyemeraga se? Ntabwo babyemera. Ngiye nabiganije abadiyakoni barambwira ngo wapi, ibyo ni ahubwo ntubigemo. Ibintu bikire kure. Mita none mfata decision yo kujya gufata irembo batabizi. Nabwiye abadiyakoni b'inshuti zanjye mwagiye kumfatira irembo, ariko nkaba mfite plan. Ngiye bundi nari ndi muri ADPR, ariko mfite plan y'itorero riri kundihira kaminuza. Iryo torero nari naraganije pasiteri, arambwira ngo nta kibazo twagusezeranya kuko n'ubundi umuntu wacu. Urumva? Ari nako kuri. Urumva? Uri umuntu wacu tuzagusezeranya. Ndahise ngenda rero mitambwira abadiyakoni inshuti zanjye, ndavuga ati mujye kumfatira irembo. Ni mwe nshuti ngira muri ADPR. Mwe nshuti ngira muri ADPR, ndi umwana wabo. Ntabwo nari kujya kubwira abahandi kuko nari menyeranye, twatumenyeranye. Nibwo nahise mbwira abo bantu baho, ndavuga ati mwamfashije cyane cyane ni umugabo wo mu Kigarama w'umudiyakoni. Umudiyakoni sindi bumuvuge, hafi ya Karugira hari urundi rusengero ruri mu Kigarama rwa ADPR ruguru gato ugana kwirebera. Mbo yarambwira ati wapi bampagarika, wapi bampagarika. Amana pasiteri turavugana, pasiteri arambwira ati yibeshya agenda ahubwo turamuhagarika. Uretse ko yansabye imbabazi, nahise mbura abantu bajya kumfatira irembo. Umugabo umwe, umusore umwe twigana yari yaranyemereye ko azajyayo, mpita ndeba n'undi mugabo umwe. Urumva? Umugabo umwe w'umuvugabutumwa, Imana imuhe umugisha, yaravuze ati ndakugerayo. Muhereza agatiki, aragenda ajya kumfatira irembo. Bagiye ari babiri. Sheri ndamubwira ati uze gutegura abandi bantu bari mu cyimba cy'abari kuzinaha kugira amatike ataba menshi. Ahita abategura bigenda neza, ahita bitegura neza. Abantu baje bambwira ati rwose batwakire neza, twanyweye twariye ibyo kuko bari banciye n'ibibindi byose narabijyanye n'ibiki. Ibindi nyine banciye urudobo rungana gurya runini cyane, banca n'amasuka. Ibyo byose narabitanze neza. Numva ko Imana yangiriye neza. Yego. Iyo step ibivuyeho. Hakurikira indi step rero, step yo gushaka gutanga invitation. Inkwano ze nari kwitanga nari nyifite. Ntayo yari afite. Shanta ubwo wabyakiriye gute noneho akinkwano bagasimbutse buri mukobwa wese aravuga ati bamukwe? Mwifata rembo barazatse babaza abo yari yatumye. Hajya banciye nk'eshatu. Yego. Nk'eshatu kandi imwe n'ibihumbi magana ngahe. 600. Miliyoni ariko zibona. Ubwo rero barangije nyine basobanura uko bimeze, bavuga ko nta nkwano ihari ariko izatangwa. Ibyo biremewe. Yego. Ubwo uri kumva ntago ubukwe bwari kuba. Bakoraga risi. Urumva bo barabibabwiye bishyiramo yuko ubukwe buzagera kuba. Inkwano yaramaze gutanga. Kandi nanjye numvaga ko Imana izayema. Twese niko twari tubyizeye yuko inkwano izabona. Uko nguko rero. Muvuze yuko nako abasaza barabyizeye, umukobwa
hagiyemo bafashe rya rembo ryinjira inka rikagira ute rigasohoka abageni. Yego. Umugeni agiye gusohoka. Yego. Hanyuma se Ferdinand, irembo bararifashe, ubuzima burakomeje, mukomeje mukundana, haciyemo igihe kingana gute ngo igihe cy'inkwano batangire kubona yuko koko inkwano ishobora kutaboneka kandi ubukwe buri hafi? haciyemo ukwezi kumwe fata decision yo gusohora invitation, kandi ntabwo ushobora gusohora invitation udafite, ubanza kumenya sare ngo urayifite, ukamenya ngo inkwano nose umuntu asubura ubundi invitation umurenge waramaze gukonfirma ko uzabashyingira cyane. Umurenge ngiye n'umugore wanjye twitwara bisetinze, umurenge warabahaye ni twarawushatse, umurenge waraduhaye itariki, ninjye wabyirutsemo, nafashe irangamuntu ye ndagenda ku murenge wa Nyamirambo, baduha itariki ntegura ubukwe ngendeye ku murenge, kuko byari byegeranye. Nasezeranye ku wa 4, ku wa 6 nasezeranye mu murenge ku wa 4, ku wa 6 nsezerana imbere y'Imana. Ndangije sohora invitation na sare, ubwo sare byasabaga ngo ubanze wishyure avance kugira bakwemereye yuko ukonfirma kwanza, ntabwo wasohora invitation utaramara gutanga avance kuko bishobora guhinduka. Yego. Ikintu nakoze, umusaza mu mahisa ntwerera 50. Sare ya Kagugu hariya nibereshi batsinda, bahita bancijana. Ariko mbere yaho hakaba hari umuntu ukuriye bohoka, umuntu ukuriye amasengesho yitwa bohoka, ara ku rusengero rw'aba hajya bita Methodiste ini. Urumva yari yaramwemereye ko azamutangira igice, aramubeshya. Urumva ntanga senkani mba ntanze senkani kugira mbyandike kuri invitation abaho abantu bazaza. Invitation ndazikora, nkoraniza umuryango wiwe byose kuko bikorerwa hamwe, mwese mukora mugendeye hamwe. Ndangije ize ndazimuha, nanjye ntanga izanjye inkwano itaratanga cyane, ariko mfite cyizere ko nzasohoka. Yego. Itariki y'ubukwe irabaye, ubukwe burageze. Itariki imbogamizi zabaye hagati yo kugira ubukwe bube no gusohora invitation. Se wabo n'umupasiteri yakomeje kumamagara nsaba, ambwira ngo ndakenera inkwano iratangwa ryari, inkwano iratangwa ryari, sezerano utatanga inkwano. Ndamubwira ati ntegereje Imana, niboneka ndahita nkuvugisha. Waratinyuka kumubwira ngo utegereje Imana se? Kuko abandi bavuga ngo hari agakontara mfite, hari agaki, ntegereje Imana. Uba mu kigeragezo cyane, genda ukimenyera ukagitinyuka. Ubwo niba waramenyeye kutajya, ntabwo ubabara ngo ntiwariye iki, ahubwo ikintu ukora umenyera inzara, ukajya uvuga ati ari genda hura n'umuntu akamije 1000. Yego. Urumva umenyera inzara. Nanjye rero naramenyeye ndavuga ati rero niba inkwano itarabonetse mu kwezi kwa mbere n'ukwa 2 n'ukwa 3 n'ukwa 4, uko nzajya mbitwara, reka mbinge mbibabwira. Nari naratinyutse, nashize ubwoba, ntangije ndamubwira ati nta kibazo, inkwano nzayibaha. Ikintu nakoze, igihe kitariki cyarageze, abantu barantwerera, bamwe barantwerera bakajya bayama, njya gushaka imyenda y'abageni. Ndamagara sheri wanjye ndamubwira ati tujye mu gitire kure imyenda y'abageni. Nashaka imyenda myiza cyane, ikote rya kuruwaze ryiza, amafaranga ari bantwereye, amafaranga ashe. amafaranga ashize, nari nkeneye kwishyura ibintu byinshi, kwishyura ya sare nongereho senkani. Kameramani wanjye ni umuntu w'umugabo, nuko nyine yaremeye arankamerera ubukwe bwose, ni namuhaye avance nawe, ako yanciye make. Kameramani ufite kamera nziza yabaye nk'untwerera, siko yanciye 70 ubukwe bwose na video byose. Atari umwana mwiza, ndakeka naramwishyuye 45 byonyine, na n'ubu sindayakuraho, nabuze amafaranga. Azava mu izina rya Yesu. Ndangije ikintu nakoze, bamaze kuntwerera, amafaranga arashize, sindagura n'impano zo guha ababyeyi badanje. Ikintu nakoze, abantu barongeye barantwerera ifaranga bantwereye, bigendemo neza, ngure impano ihwanye n'urwego rwanjye. Cyakora ingofero yo n'inkoni bigomba kuba biri pembeni. Ikibo singofero harya buri asaba ari 2,
umukobwa no ku muhungu cyangwa umukobwa oya yiguriye iki njye nagombaga kugura izanjye yiguriye iki yego 140 nibwo navuye aho nabaga mu nzu ndagenda njya gutunganisha umusatsi noneho ngera muri salo barantunganya mu mutwe ariko nkajya nibuka yuko uyu yishyuye igice cya sale gusa ubukwe bwarinze bugera muri icyo gitondo tutari twishyura andi mafaranga ya sale noneho nkigaya nkavuga inti aya mafaranga ninjye wakagombye kuba nyatanze nanamubwiye yuko umuyobozi wa Bohoka yambwiye yuko azamfasha nkabasha kwishyura none sinishyuye ngira ikibazo cy'ukuntu arimo antekerezaho nkavuga inti se wari uri muri Kigali abantu bo mu ntara bari baje nari ndi muri Kigali ubukwe bwose bwari bugombye gutegura ndaje ndabigeraho nabyo ndangije bantunganya mu mutwe saa 12 ziragera nkiri muri salo saa 1 ziragera ibintu byancanze nibazwa ndi bo bigenze byancanze kubera iki byari bikiri kugucanga se cyangwa ibyo byatumaga se bitinda ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo urumva byageze ku munsi w'ubukwe atari yatanga inkwano ubwo urumva byamaze kurangira famiye yanjye bose baranyigarika barabatira ntago turi buge mu bukwe batadukwereye data wacu w'umupasiteri w'inkuru nziza iwacu ni data wacu urumva no mu ifatarembo niwe wari ufite gutunganya ikirori cyose kikarangira urumva ubukwe we yarabutangiye ariko nago yigiza busohoza kubera icyo kibazo cy'inkwano ari n'umupasiteri papa umbyara nawe kuri uwo munsi ntabwo yigiza aza yahise avuga ngo ntabwo ari buzi ifamiye zose banze kuza haza mama umbyara umubyeyi niwe mwiza nyina wo mu yego haza abasaza banjye babiri haza shangazi banza na mubyara wanjye umwe urumva bari nka 5 bonyine mu bukwe bwose ubwo rero ndangije nyine muri icyo gitondo ibintu birancanga ndavuga inkwano yarabuze umunsi w'ubukwe wageze nta gikoresho na kimwe naguze nta masahani nta mashuka nta kintu na kimwe nari mfite usibye nk'ibase nka zingahe bari bampaye abantu n'imbabura n'umweyo ariko nta kindi kintu nari mfite nibaza ukuntu ubukwe buri bube bikancanga ndareba ndavuga ni se sare amafaranga niturayatanga ese ndabigenzane kuba amafaranga narayatanga reba igitondo kirageze saa 2 zigeze nkiri muri salo sare turayinjira nubundi amasaha twatanze kuri invitation arageze nibaza ukuntu ndi bubigenze birancanga ndangije saa 3 zigeze mva muri ya salo njya muri quartier aho ngaho mu gashop kari gahari k'imyenda mwako gasantere ko mwibereshi noneho ndangije njyamo aho ngaho mu mama nawe yari kunyambarira njyamo aho ngaho ndatuza ndangije ndavuga ni kandindira ikintu kiri bubi ya masaha twatanze kuri invitation aragera nkicayemo nta cyerekezo cyaho ndi bukura amafaranga yo gukinguza sare sare ntago baga kuyakingura mu reka ntago byari gukunda saa 4 ziragera ntari kuvugana n'uyu nguyu ahubwo nibaza uko ibintu biri bugende ngiye ntangira kwishyiramo yuko ubukwe bushobora kuba bwamaze gupfa ndarindira ariko mu murenge mwaravuyemo mu murenge twavuyemo ku wa 4 naryoshye cyane ubukwe bwararyoshye ko twaranariye turanabo mu murenge ho twe twaravuyeyo ku wa 4 turindira kwa 5 kwa 6 nibwo twari gukora mariage ubwo ibintu birakomera ndavuga inti ubukwe burapfuye nta kuntu buri bube saa 5 zirageze sare ndirishyurwa nta kintu na kimwe mfite usibye kanzu yonyine ndi bwambare ndibaza isuye umugabo umaranekereza gute n'abakobwa bafite uvanga isaha yo gusaba no gukwa yarageze abantu bakajya baza bagasubirayo hoya bakaza bagasanga sare ifunze akabati hano bukwe bwamaze gupfa bura bwarapfuye kera nta bukwe buhari bagasubirayo bajyanye n'amakado bazanye ubwo abantu bategereje bakihanga n'abakobwa nateganyije ko bazanyambarira bageze aho babivamo nduva harasigayemo 2 bonyine abandi bose nabashakiye aho ngaho ibintu byamaze gukunda ku mugoroba umusore yari ari hehe umusore icyo gihe wari uri twebwe ni nk'Imana yabikoze ikintu cyadutindije ni imodoka yanjye y'umugeni
nari nayibonye ariko imodoka itwara abantu bari bumerekeze bisi nicyo cyabaye ikibazo ko nari nzi ko ndabishyurira barangije bahageze ahantu twari guhurira bababwira ko buri muntu agomba gutanga amafaranga iyo kugira ute yo kwishyura bisi barayatanga bamaze kuyatanga ariko bikomeza kubuserera nicyo kintu cyaninije ariko nanjye kugeza aho bugeze nimugoroba barambwiye ngo twahageze nka saa 8 twahageze saa 8 kuko bagenda batubwira sare nirakingwa tuhite twumva ko harimo ikibazo mwe muri gutinda atari mwebwe mufite ikibazo cyari ikibazo cyakiri wabo w'umukobwa noneho bakamamagara kuko bafite turagenda n'ubundi batarakingwa sare turajya batujye guseba n'ubundi byanga bikunde twarahageze saa 8 ikibazo cy'igihari tuhageze ikintu twakoze pare n'umuryango w'uyu abantu bamushingiye ni mama we wamureze bahita biteranya umuntu wari arimo atambuka abona imisero turimo sheri nabivuga niuzi kubivuga neza ni ukuvuga ngo izo saha zageze nkiri muri ya saro noneho igihe kiza kugera bankuramo muri saro aho nari ndi muri shop y'imyenda saro nayivuyemo saa 3 njya mu gashop k'imyenda kari hafi ngo mu isantere kuri uwo mama wari kunyambarira noneho ndangije nza kurindira amasaha arakura hafi saa 7 ziranarenga ndangije nibwo baje kunkura mu iyo shop aba mama nibwo baje kunkuramo bamaze kunkuramo banjyana ku rusengero hari akumba umugeni yambariramo umuzamu yaribeshya agakingura agakinguye bankura aho mu isantere banyirukansa bantwikiriye ndagenda mpita ninjiramo ninjiyemo urugamba rurakomera ati ni gute binjira batishyuye ati n'iki cyumba ntibaye bakwiriye kukinjiramo batari bishyura numva bari batarahagera ubwo bo bahageze nge namaze kugeramo ubwo rero abantu gusa harimo abantu bari bategereje barihangana niba hari n'abantu badukurikira kuri iki kiganiro babutashye Imana ibaha umugisha bemeye kwihangana noneho birangiye maze kugeramo aho ngaho ibintu birakomera nkajya nibaza ese umugabo ubu ameze ate se biragenda gute ngiye kumva numva ngo yaje numva ndanezerewe nkajya mbaze se ameze ate ese ntago yarakaye se ntiyandakariye sari iracyafunze bahageze sari gifunze saa 8 z'amanywa birakomera zakenda ziragera nko mu masaa 10 nibwo hakoranijwe inama hamaze gukoranwa inama bagenda baka abantu amafaranga bari baraho ngaho nabo yari yazanye babakoresha inama ati buri muntu azana 1,000 uzanye 200 uzanye senyisa ntabwo byari amafaranga menshi barayashakisha birakunda ariko bikunda saa 10 zigeze z'umugoroba umuntu yitambukira utanazi n'ibyacu navuga ngo murabura amafaranga ahita bakubita ataranije oya Imana imumugisha ubwo rero biba birangiye gutyo sare barayifungura nkavuga inise ubumana nyine nkitekerezaho nkiyoberwa nkavuga inise ibi bintu birarangira gute ariko nkavuga inti kuko Imana n'ubundi yambwiraga yuko izankorera ubukwe kandi ikankorera ubukwe ari ibintu bikomeye ikankorera ubukwe mu bintu bigoye koko byagombaga kugorana kugira ngo ubukwe burangire ubwo rero birangiye uri kumva ubwo bukwe bugejeje izo saha nta biryo nta kintu na kimwe nta biryo byari birimo fanta nazo zari nkeya nizo yari yizaniye natwe dushyiraho imwe ubwo rero birangiye barategura bisanzwe mu rusengero bamaze gutegura ubwo ibintu biratangira nyine ubukwe burakorwa ariko ku mugoroba wa joro yego 11 buriya baba bwatangiye kuba nijoro hanyuma barasaba yego ubukwe bugenda neza mu bisanzwe bajya kubasezeranya mwasezeraniye hehe ubundi iyo sare rwari urusengero rwo ngurwo ni naho wa mu bishop ni naho badusezeranyije aho ngaho kuri iyo already ariko ubwo muri ADPR wari wamaze kuvamo navuyemo
kuko bo nabonaga bitari bukunde ntabwo ubukwe bwari kubatera mvamo nta nubwo nababibabwiye narabihoreye kuko nari maze kumva ko ntabwo ntafite inkwano ntabwo nakora ubukwe ndi muri ADEPR ariko ahantu nigaga muri university bari bafite urusengero bari bafite nako ministries iyo ministries iri bifite n'abapasiteri n'ababishop rero bishop twiganaga muri iyo university yaravuze ati ngewe itorero ryanjye riri Gisenyi niba utabasha kuza Gisenyi ngwino uze kukodesha sare zaza gusezeranya avuga ati biroroshye niba twariyemeje kubana reka tubane ntabwo tunyuze payenya n'ubundi nuko nyine bwaye ubushobozi bukeya ariko inkwano ibura nari mfite abansezeranyije inkwano nka data yari yanyemereye kuma inka yari ibihumbi 50 nagiye kubona mbona kuri telefone yoreje ibihumbi 50 basi ibihumbi ni nayo ndayagujije ahubwo titwarayo kandi mu rugo ntabwo bari kuyabona iyo babyishakamo amafaranga y'inkwano hari nundi umupasiteri wari wansezeranyije kumpinga nawe birahagarara abantu benshi bagiye bansezeranya ibintu bikanga inkwano ibura gutyo ndangije sheri wanjye ndayimubwira yo kabyara arangije ambera umwana mwiza arabyihanganira dukora ubukwe burasoza ubukwe burarangiye yego nyuma y'ubukwe rero ubuzima bumeze gute mwaje kubyara twarabyaye twabyaye umwana mwiza w'umuhungu nakoze ubukwe buri gisigaye ikindi kirori n'icyo kubyara ubundi kuntu byagenze madamu hashize icyumweru ku ishuri bahise baduhamagara ngo muze musubukura amasomo madamu nabwo ati ishuri ndariretse umugore wanjye arankomeza buri gihe arambwira ati genda ndasigara kumbe musize mu nzu ya ibyumba 3 na salo ninakodesheje inyamirambo hejuru arambwira ati genda umva ariko sindi byumva sinzi ukuntu nagiye kwa mbona umuntu nkwereye ibihumbi 5 nani tike nari mfite yo kugicyango hase ndamusigiraho arangije antwereye ibyo 50 ibihumbi 5 mita nyakora itike nyakoze itike madame asigariraho inza imwica yari kodesheje ariko amezi menshi yari kodesheje 3 asigarira inza riri kumwica nibwo nahise nigendera madame ariyeranja ahita ibintu byo mu nzu agurishamo bike ahita yimuka ajya muri chambrette arimuka ajya muri chambrette agiye muri mbese reka iyi gahunda ari we yivugira yo kujya muri chambrette kuko nari ndi ku ishuri biteye ubwoba binasekeje kuko urumva twamaze ibyumweru 2 dukoze ubukwe ahita ajya ku ishuri bamubwiye ko bamukeneye kandi byari ngombwa ntabwo yari kureka kujyayo ubwo rero ndangije nsigaramo gutyo ibintu birancanga urumva nahise ntwita ibintu biranyobera ibintu birankomerana ndangije mbona ntangiye kuharwarira mpita mpanga gahunda yo kuhasohoka ndavuga nti reka njya ahantu namenyereye kuba ariho nshaka inzu kugira ngo binyorohere mbone uko njya kwa muganga cyangwa se n'izindi gahunda nkeneye nzikore kuko ariho hantu menyereye bita nshaka umuntu ansubiza amafaranga amezi 2 arayansubiza amaze kuyansubiza ndaza nzibatsinda munsi ya gare mashaka chambrette urumva umugabo yari ku ishuri maze kuhabona chambrette nishyura amezi 2 nyibamo inzara indya ntafite umuntu nabwira urumva nibwo nari nkimara gukora ubukwe ntabwo nari guhamagara abantu ngo mbabwire ngo inzara yanyishe kandi bazi ko aribwo nkimara gukora ubukwe ntabwo nari kubwira abantu mugire ikintu mumfasha kandi bazi ko aribwo nkimara gushyingirwa ndavuga inti nindamuka ngize umuntu mbwiye biraba ari ibibazo abantu baranyanika abantu bambone nabi ubwo ndangije inzara iranyica nyicira muri ya chambrette ibintu birakomera umugabo akajya ambwira ati ihangane ni iby'igihe gitoya ihangane deja rimwe na rimwe akajya nisuzugura akavuga ati se umuntu twashyingiwe nkahita ngusiga iyo nzu urumva nayigezemo hashize iminsi mikeya inda nari naramaze gusama ihita ivamo kubera inzara ubwo nkomeza kubaho gutyo nyuma yaho ikimara kuvamo asaba uruhushya aza kundeba araza tumarana iminsi arongera asubira ku ishuri ariko inzara imeze nabi Imana irakomeza irahaturindira Imana yakomeza iraturinda abantu biwabo bakajya batwoherereza ibiryo kwa mabukwe bakaduha ibiryo nkabura amakara naba ntetse ibishyimbo rimwe ibishyimbo bikagaga kubera kubura amakara
tukaba muri No ubwo kubishyushya. buzima yo kubishyushya iminsi 3 igashira ntarabona amakara yo kubishyushya. ubwo byageze hari igihe byageze ahantu aho ngo muri iyo chambrette twabagamo bari barahinze ibigori bimeramo urunyanya. Hari ibishyimbo byatoye uruhumbu, byatoye bwa bwoya, byaje nk'ubwoya, bitambifata ndabyoza neza, ndafata twatoye rwa runyanya. Wumva ukuntu Imana ikora, rwa runyanya rurera buri munsi heragaho nk'inyanya enye, kandi inyanya enye ni nyinshi. Ndangije mfata ari umutipe twari duturanye wacuruzaga ibiraha, niwe wadutizaga imbabura, akadutiza imbabura. Noneho tukagira ute tukamita nkaranga twa dushimbo, namara kudukaranga nkazana uyu nguyu, kuko urabona arabyibushye, we byamubangamiraga. Umuntu ubyibushye kugira ngo abone imbaraga zo kugenda biragora, kuko hari igihe twakubitaga iminsi 2-3 tutararya, atari amasengesho. Mbese ni inzara yabaye ku buryo bigera ku rwego madamu wanjye aravuga ati kabisa iyi niyo pe, iyi ni Imana iri kutugira gutya, urumva. Ariko twavuganye, hari igihe kigera rero igaceceka, igaceceka igafungiramo. Wajya uhibwira ati ariko Mana urabibona ndaje ngo utabare mwana wanjye, ndagukunda, ikanagera n'agandi ndagukunda, ndagukunda. Iyo chambrette twayibayemo bagera ku rwego badusohora, tubura amafaranga yo kuyishyura. Yishyurwaga 14. Mbura amafaranga yo kuyishyura. None igihe cyo gusubira ku ishuri ayisitike ntiyaburaga. Njya kubona umuntu amaye itike, mpita njya ku ishuri. Ngiye ku ishuri madamu bamwirukana mu nzu, ahita asubira iwabo kuba iwabo. Kuri wa mama wamushingiye. Hari ababyeyi baba mwibereshi, ni ukuvuga ngo muri ako kazi nakoraga ko mu rugo naratahaga, naragakoraga kasa nk'akarangiye. Nuvuga ngo wa mubyeyi waduhuje yaje kuva mu hano i Kigali ajya mu Ruhango. Agiye mu Ruhango uko ari we twabanaga, nkava mu kazi ko mu rugo nkatahiwe, agiye abandi babyeyi barankunda, bemera kubana nanjye bakandira nk'umwana. Aho rero niho naje kugirira umugisha, barandera, ni nabo banshingiye. Uwo mupapa waho ni nawe wagiye mu kimbo cya papa, yambara ingofero papa yari kwambara utara. Ariko nabo nta kintu bari bibereyeho, ni nkatwe twari tumeze nkatwe. Noneho iyo chambrette bayitwirukanamo, tugera ku rwego asubira iwabo. Ageze iwabo ahaba iminsi abibwira hari groupe twasengagamo. Iyo groupe irangije iteranya amafaranga, ariko ni nk'Imana yabikoze, bateranya amafaranga, barangije batwishyurira inzu. Nyuma yaho byose ibyo yari yarasigaje byose yarabijyanye iwabo. Noneho turakomeza, ndi kwihutisha kugira ngo ndi kucagagura. Tugeze none ngiye mvuye ku ishuri, naje ndangira ngo ntoyaha ntago yaraza. None se nkate hano kata hano mbona ngeze aho bamukodeshereza inzu tuyibamo. Nyuma yaho inzara irakomeza iratwica, nkajya mbona ibiraka, mbwira ukuntu yatwise, akamara amezi 5 utarajya kwa muganga kwipimisha. Narabuze amafaranga, imyenda nayibonye ku mezi 8. Urumva? Imyenda y'umwana. Gusa icyo twashimira Imana yaturindiye muri ubwo buzima bubi. Ntabwo navuga ko ubuzima bumeze neza, no kuri Zaburi narabivuze ejo bundi, ntabwo bumeze neza 100%. Ariko nyuma yaho umuntu yaje kunguriza amafaranga 500 ku ishuri aho ngaho niga, banguriza 500 ngo ncuruje. Uyu nguyu yatangiye gucuruza imyenda, agira ute ararwara, bahita babimwiba, baraza baratwiba mu rugo. Batwibye dusigarira ubundi. Naravuze ko nzayambishyura 10 ku kwezi, ariko narayabuze nyine, ariko Imana izabikora. Ubwo niyo mafaranga turi kurwana no kwishura muri no misi, ariko Imana irahari kugira ngo izabikore neza. Imana irahari kandi izabikora neza. Ibyahise nibyo biba bigoye. Buriya bajya bavuga ngo niba ushaka gushima Imana jya uyishimira mu byahise, kuko uramutse uyishimiye aho uri wanayitera amabuye mugani. Hari umubyeyi ejo bundi twajyana mu bukwe arimo arashima, aravuga ati Imana mu bumana bwayo yagiye kure, yego, kuko iza kuza kutwegera
mu bibazo tuba turimo Yego. twanayitemagura niko yavuze ariko nabwo yiza kuza kutwegera mu gihe twishimye twanayirya n'inzara ariko Cyane. kubera ari ni Imana nayo mpamvu Yesu yagiye ataje ari atambaye yaje yambaye umubiri yagiye umuntu. ubwo rero Imana idukora ibintu byinshi mugani itwegereye tukababara twavuga ko Yego. atari Imana tukayitemagura ariko itwegereye twishima cyane nabwo twayikoraho tukaba twanayanduza ariko yagiye kure kugira ikomeze ikora ibitangaza iri kure tutanayibona. Ferdinand, reka dusoze ikiganiro cyacu, tuzasubukura ikiganiro cyacu utaha dukomerezeho gusa ubuzima uno munsi iyo butameze neza icyizere kiba gihari nuko bizagenda neza kuko hashize iyo hatambutse hazaza haba hazagenda neza cyane. Reka dusoze ikiganiro cyacu dusenga Imana kugira abo ibyo twumvishe turaza kuza gutanga nimero umuntu ukeneye kuvugana na Ferdinand umukozi w'Imana mukazajya munasengana burya Imana ikora byose mu gusenga nawe kuba uno munsi akiri mu byizerwa nuko asenga anga gusenga ugasengera Ferdinand arasengera Imana dusoze kino kiganiro. Data wa twese uri mu ijuru uri Imana nziza uri data wa twese ndabizi uri Imana ikunda abantu ukunda abayo ndakwinginze mwami Imana uri muntu wese yelo tandoleste boniyance Yesu ndagushimye ko abanye natwe muri iki kiganiro n'ukuri waturinze watubaye hafi icyubahiro n'icyawe ndakwinginze umuntu uri bwumva iki kiganiro nawe mwami abashe kubohoka umutima abashe Mana gutabarwa abashe mbese kumva yiyongeyemo imbaraga. Uwiteka ijambo ryawe rambwira ngo duhumurizanye tubwirane inkuru tubwiranye ibintu byubaka umutima ndakwinginze ma iki kiganiro gishyiremo amavuta yawe kandi mwami Imana uduhane umugisha umugisha uyu muvandimwe umugisha umugore wanjye wampaye Imana n'ukuri Imana ndakwinginze ari bari we ukora ntabari twe urakoze mwami urakoze gitare mu izina rya Yesu Kristo amen. Yes, amen. Reka dushimire umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro niba utarakoze subscribe uyikore kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ferdinand uraza kuza kuvuga nimero n'ibitariho uraza kuza kuvuga na ya indi y'abayobozi urayishyiraho nyuma cyangwa turaza urayivuga turaza no kuyipininga nta kibazo. Madame aravuga yiwe nawe araza kuza kuvuga yiwe nta kibazo. Egereza mikoro 0788 9 7 0 8 31 0788 9 7 0 8 31. iyanjye ni 0783 1 4 inshuro enye ni 0783 1 inshuro 4 inshuro enye. Imana ibaha umugisha. 83 1 urakoze cyane urakoze cyane. Ikindi ni uko iyo nimero iba kuri WhatsApp zose ziba kuri WhatsApp ushaka batwandikira mfite na channel wita Ferdinand TV Show Gospel ugiyeho wambona aho ncisha ijambo ry'Imana murakoze Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane nawe Ferdinand.